Turongeye turabaramukije cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose nk'uko duhora tubibifuriza. Nk'uko rero mubimenyereye, tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, tukayimanaginga ndetse tukabasha no kububakira n'ibindi byose bijyanye n'imitungo itimukanwa. Iyi ngiyi ni Nzuri Business Group Limited. Reka tukwibutse gukanda subscribe utarabikora, kugira ngo ubashe kujya ubona ibyiza byose tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu. Nk'uko muri kubibona rero, turi kubereka inzu nziza cyane ifite ikibanza kinini, ifite parking nini. Ni inzu nziza y'akataraboneka iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kimironko. Iyi nzu ikaba iri Kimironko kandi akaba ari inzu yubakishije ibikoresho byiza bijyanye n'igihe nk'uko muri kubireba, ibikoresho bigezweho kandi bikomeye. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba 5 byo kuryamamo binini, ikagira douche na toilette enye, ndetse ikagira salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock. Si ibyo gusa rero kuko ifite parking nini cyane ndetse na jardin bihagije, ariko kandi ikagira na annex yo hanze. Birumvikana bigizwe n'igikoni cyo hanze, stock yacyo, douche na toilette byo hanze, n'inzu twavuga ko ari y'umuntu ubafasha imirimo yo hanze nyine. Si ibyo gusa kubera ko iyi nzu ifite inzugi zidasanzwe, murimo murazireba za mama muvura. Ni inzu nziza ifite cuisine nziza cyane, nayo ifite stock. Iyi nzu kandi akarusho kayo, buri cyumba kigiye kirimo akabati cyangwa se garde-robe, buri cyumba kirimo garde-robe. Ariko kandi akandi karusho kayo nuko mu cyumba principal cyangwa se icyumba kinini gifite icyo twita urwambaro cyangwa se vestiaire. Iyi nzu rero ni inzu y'akataraboneka, ni inzu nziza kandi ihendutse ugereranyije naho iri, ugereranyije ikibanza cyaho uko gihagaze, ugereranyije n'ibikoresho biyubatse uko ubibona rero. kandi muri parking yayo ikaba ifitemo n'agatente k'imodoka, ku buryo imodoka yawe idashobora kwicwa n'izuba. Hoya rwose, irangi ry'imodoka yawe riguma ari rya rindi. Iyi nzu rero ikaba igurishwa amafaranga atari menshi. Mwabonye ko ifite amaparafo meza ya gypsum, mbese ni inzu y'agatangaza. Iyi nzu rero iragurishwa amafaranga make cyane. Wakwibaza ngo nangahe? Amatsiko ndabizi aba ari menshi. Iyi nzu irashaka miliyoni 120, ariko ziri negociable kuko ni inzu iri muri quartier nziza cyane. Miliyoni 120 ziganirwaho, ibihumbi 120 by'amadolari biganirwaho, negociable. Ngwino rero wirebera iyi nzu, ngwino uyisure, ngwino uyigure itagucika. Uduhamagaye kuri 0788 cyangwa se 0781 Si ibyo gusa rero, ushobora no kudusanga aho dukorera, nta handi, ni mu mujyi rwagati, mu nyubako ya Centenary House. Dukora muri etage yayo ya 2, ukizamuka muri esanseri uhita ukata iburyo bwawe ugahita ugera muri Nzuri Business Group Limited, aho tugufasha icyo ari cyo cyose kijyanye n'umutungo utimukanwa. Ushaka kudusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero muri Nzuri Business Group Limited. Iwacu umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze.